Shalom shalom bwoko bw'Imana, Yesu ashimwe cyane. Nongeye kubaramutsa mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Turashima Imana kubw'uyu munsi mwiza, umunsi w'umugisha Uwiteka yongeye kutugirira neza. Ndabahaye ikaze muri uyu mwanya mwiza wo gusenga mu masengesho yacu yo mu gitondo. Uwiteka akomeze kubagirira neza. Nkuko bisanzwe muri kumwe nanjye Arsene Ndikumana. Ndabasaba kugira ngo mukomeze gusangiza abandi ubutumwa bwiza, aya masengesho, izi nyigisho, kugira ngo nabo bakomeze kwiga ijambo ry'Imana kandi bakomeze kubohoka no guhabwa umugisha binyuze mu ijambo ry'Imana. Iki cyumweru turakomeje gusenga, kwiga n'ijambo ry'Imana. Imana dushize ku mutima gusangira namwe ijambo rivuga ngo twiyambure icyaha gikomeje kugaruka mu buzima bwacu. Iyo ugiye usuzuma ubuzima bwacu bwa Gikristo cyangwa se ubuzima bwacu busanzwe, hari igihe rimwe na rimwe Satani akwemerera yuko wisigarana utwaha tumwe na tumwe mu buzima, utwagize dusanzwe dutonya, ariko ugasanga by'ukuri utwo twaha tugutandukanya n'ubwiza bw'Imana, tugutandukanya na presence y'Imana. Iyo rero umaze guhabwa kumenya ukuri, iyo umucyo w'ijambo ry'Imana umaze kukumurikira, natwo ugomba kudushira ku ruhande, kubera ko icyaha kigutandukanya n'ubwiza bw'Imana. Ndagusaba kugira ngo wiyumvire, utekereze ku buzima bwawe uyu munsi, utekereze nusanga hari bitagenda neza, ubwire Imana ngo Mana, nibi nari narasize mu buzima bwanjye, nibi nari nafashe nk'ibisanzwe, ariko uyu mwanya ndabona ko ari bibi imbere y'amaso yawe, birinyuranye n'ijambo ry'Imana, ndabirekuye mu izina rya Yesu Kristo. Ijambo ry'Imana atubwira mu gitabo cy'Abaheburayo igice cy'icumi umurongo wa 26 cyangwa se 26, haravuga ngo kuko namba dukora ibyaha ibigirankana, cyangwa se namba dukora ibyaha tubishaka tubizi twabiteguye, Bibiliya igakomeza ivuga ngo kandi tumaze guhabwa kumenya iby'ukuri, ntihaba hagisigaye ikimazi cy'ibyaha, ariko haba hasigaye kwitegana ubwoba, gucigwaho iteka no kwitega umuriro w'inkazi uzorigata abanzi b'Imana. Yesu adufashe bwoko bw'Imana. Bibiliya hano iradukangurira, iradubwira ngo nimba dukora ibyaha ibigirankana tubishaka twabiteguye, ugafata gahunda yo gukora ibyaha, ugafata gahunda yo kugendera kure y'Imana kandi ubizi, ukaja mu nzira zitanezereza Imana kandi ubizi ngo ntihaba hasigaye ikindi, nta gitambo kindi uba ukwiye gutanga, ngo ahubwo ngo ubutegereje kuzahanwa, ubutegereje kuzajugunywa mu muriro. Kubera iki? Wamenye ukuri, wamenye iby'Imana ishaka, Imana gukingurira amaso, umenye ukuri, umenye ibikwiriye, umenya ijambo ry'Imana, uraryigishwa, uraritozwa, n'ibyanditswe urabizi, ariko ukabica ku ruhande ugakora ibyo wishakiye. Nibyo hano umwanditsi w'igitabo cy'Abaheburayo yari karatubwira, twibutsa nimba waramenye ukuri ariko ugakomeza kuguca iruhande, nta kindi kiba gisigaye ngo uretse kuzacigwaho iteka, kuzacigwaho urubanza. Nshuti yanjye uri kuranyura muri kano kanya, ndagira gusabe ngo usuzume ubuzima bwawe, ukuri wakiriye uguhagarare mu kugenderera. Ibyaha byaba binini ubyita binini ubyita bitonya bishobora kurimbura ubuzima bwawe. Uwiteka akaguciraho iteka, akaguciraho urubanza, ukazasanga nawe watawe mu muriro nk'uko ijambo ry'Imana ribitubwiye. Ndagusaba rero muri kano kanya usenge winginga Imana, Imana ibohora ubuzima bwawe, urekure ibyaha byose, wakire gukiranuka kw'Imana, wakire imbaraga z'Imana, utsinde ibigeragezo n'ibyaha n'intambara zose ura nazo mu izina rya Yesu Kristo. Mana, urakoze kubw'ijambo ryawe, ugire neza ubwoko bwawe, abariko baratwumva Mwami, uduhe kwihana no guhindukira no kureka ibyaha byacu byose Mwami, ibyo twita bito canke binini tubireke kubw'icoro cyawe. Urakoze, tubisabye tubyizeye mu izina rya Yesu Kristo, amen. Uwiteka abagire neza, mugire umunsi mwiza. Shalom shalom.